ikintu cyatumwe cya mbere hariya muri Amerika ni sino urubura uza rwumva tuza turwumva rumeze nka gute ugenda ngo sheregi niba sheregi bavuga muri Bibiliya haba hariho urubura rugwa ruza ruhora nk'akantu nk'agafu nyuma y'igihe gito wasanga imizi ni amarango manini rugenda rugwa buke gahoro mu gihe gito rwose basanga imihanda yose iruzuye yabaye umweru ndetse bikaba n'ibirundo aho bifata almost n'icyumweru cyose hari bifata ibyumweru bibiri terwa n'ahantu namiriye nicyo kintu cyadutunga rwose kuko hano ntabihaba. Ese urugendo rw'indege rumeze gute basi? Urugendo rw'indege ruba rugoye cyane kugereranyo y'indege zitinda gatoya bigatuma dutinda ariko mu by'ukuri baruhije ni amasaha menshi mu kirere baruteye n'ubwoba kubera ko amasaha menshi tutamara hejuru y'inyanja. Niki wifuza kubona hano muri Kenya wari ukumbuye nk'umuntu wahabaye niki ukumbuye mu by'ukuri by'umwihariko? Muri Kenya dukumbuye ibintu byinshi cyane, dukumbuye abantu kubabona, kuganira nabo, gusengana, ikindi dukumbuye sukuma wiki. Mukumbuye sukuma wiki? Birashahaba sukuma wiki muri Kenya dukeneye kwibona nayo. Abanyamurenge tugize iyi minsi turi mu bibazo by'intambara zidashira iwacu umurenge, nza numva rimwe na rimwe ugenda ubikoraho. Ese uyu munsi niki ushobora kubwira abanyamurenge bari ku isi ku bibazo tugenda duhura nabyo buri munsi by'intambara cyane cyane iwacu? Mu by'ukuri kubivuze ikibazo cy'ubwoko ni ikibazo kiri ku isonga cyane cyane ku banyamurenge bose aho bari, ndetse maze kweza na mpole. Gusa icyo navuga ni ibintu biri hafi ka bitatu. Icya mbere rero ko abanyamurenge bakomeza kuba umwe, bagasigira ku mugozi umwe kuzageza basinze urugamba. Icya kabiri ni ugukangurira abantu gutanga imisanzu. Iriya ntambara ni intambara twagabweho twiteguye tugafasha bene wacu bari haruguru nyine, harimo abana, hari abapfakazi kugira ngo babashe kubaho. Serikali karibu cyane karibu cyane. Kuremo amakoti
Yes, reka tubasuhuze bakunzi bacu aho muherereye mu bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye, turabasuje tubifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza. Rero twebwe aha turi kuri Jomo Kenyatta International Airport Kenya, aho twaje kwakira Bishop. Murabona ko ibintu bimeze neza. Bishop, turakwakiriye kandi kwisanga hano muri Kenya, mu by'ukuri n'ibyishimo byinshi kongera kukubona. Murakoze cyane kweri rwose twakira natwe turi kubabona. Uraza kongeramo ijwiho kugira ngo abakunzi bacu baze kumva. Mu by'ukuri iminsi yari ibaye myinshi uri muri Amerika, ese uyu munsi mu by'ukuri kuba wisanze muri Kenya kandi urabyumva gute? Yo rwose n'ibyishimo byinshi kongera kandi kugera muri Kenya, kubera ko murabizi ko n'ahantu twabagiye kinini cyane kandi no mu rugo. Buriya rero kuba tugarutse turishimye, kandi hari impamvu nyamukuru ngira ngo wenda dushobora gusangiza abantu, kubera ko ariyo itumye tuba hano. Ni impamvu yo kuramukanya. Twaje kubaramusa abanyakenya bose, inshuti, abavandimwe, amatorero ndetse n'ubwoko muri rusange. Mu by'ukuri twagiye dukurikira urugendo rwawe uva Amerika uja Canada. Ese Canada niyo nzira cyangwa hari ibindi nabyo wari ugiye gukora Canada? Muri Canada twari turiyo mu giterane ndetse no muri conference zitandukanye. Nyuma yabwo tuzishoje byabaye ngombwa dusubira muri Amerika. Ariho twafatiye urugendo ejo bundi kwa gatatu. Uyu munsi tukaba tugeze hano, turabishima Imana rwose. Hari aho nabonye usa n'uri gusengera abakozi muri Canada. Ese ni ukuri cyangwa si byo? Biriya nibyo, niko bimeze. Imana ihamagara buri munsi, kandi ni itegeko ko abantu bagomba kubona inshingano kugira ngo barujye bakora umurimo w'Imana. Noneho ni ukuvuga ngo naho wahafunguye urundi rusengero? Isengero ntabwo ariho honyine gusa, ntabwo ariho honyine, ni henshi n'ahandi.
hari n'isitaraje ku mugaragaro kuko babivuga ariko izo n'inshuro zirahari. Yes. Mu by'ukuri uri umubishopu mwiza kandi dukunda mu by'ukuri, by'umwihariko njyewe ndagukunda. Uva hano wagiye muri Amerika, uva hano uri bishopu kandi ufite urusengero hano. Ese no muri Amerika warashyitse ufungura urusengero, byagenze gute? Buriya twebwe tureba prioritaire icyo dukora first, bivuga ko umurimo wacu w'ibanze muri Amerika kwari ukubanza kuyimenya, ikindi no gusura amatorero, icya gatatu no kubwiza ubutumwa bwiza. Aho insengero zo turazifite nyinshi uretse muri Amerika na Australia, dufite umurimo n'ahandi hatandukanye. Mu by'ukuri wicaraga ukiri hano, wicaraga uvuga Amerika dusengere kuja muri Amerika. Ese umaze kugerayo mu by'ukuri aho ni andehoro y'akazi, kuko ibyo tukuzimo ni bishopu, ni umurimo w'Imana. Umaze kugera muri Amerika, ese Amerika wasanze imeze ite mu by'ukuri nk'uko wayivugaga, wasanze uko wayivugaga ariko imeze? Buriya bakinyuranye murenge ngo amakuru abwirwa ngo aratuba sindizwa babivuga gutyo, cyangwa se inkuru mbarirano iratubangira ngo niko babivuga. Si 100% ariko nyine byibuze 80% usanga ibivuga muri Amerika no kuri. Gusa ku bavuye muri Afurika haba hariho ka difference gatoya bitewe daboro n'imico yaho n'abantu baho na kulture yaho na environnement mu bwayo. Itu abantu baza gutonda bukeya, ariko urebye ku bantu bavuye cyane muri Kenya rwose 80% usanga nta kibazo gihari, bamenyera vuba, ibintu birasa byinshi na system ubona bigiye kungana. Niki wasanzeyo mu by'ukuri icyo kintu kiragutungura utigeze ubona hano? Niki ikintu cyatunguye cya mbere hariya muri Amerika ni sino, urubura urumva tuza turwumva rumeze nka gute? Ugenda ngo sheregi niba sheregi bavuga muri Bibiliya, haba hariho urubura rugwa ruza ruhora nk'akantu k'agafu, nyuma y'igihe gito wasanga ni amarango manini, rugenda rugwa buke gahoro mu gihe gito rwose ugasanga imihanda yose iruzuye, yabaye umweru ndetse bikaba n'ibirundo. Aho bifata almost n'icyumweru cyose, hari bifata ibyumweru bibiri, terwa n'ahantu namiliye. Nicyo kintu cyadutunguye rwose kuko hano nta bihaba. Mu mazu iyo biba bimeze bite? Mu gihe hanze biba bimeze gutyo, mu nzu biba bimeze bite? Mu nzu ni ibisanzwe, gusa itandukaniro nyine igihe cy'urubura barashusha, bafite ukuntu bakisha ubuhanga bwabo, amazu batayashusha yabo. Niko bimeze no hanze. Kugira ngo ugire mu modokari bisaba kubanza kwishusha, urumva byose ari gushusha, ibintu byose biriya no gushusha igihe cya sino. Yes. Uyu munsi kandi wisanze aha, twagiye tukubona ku mafishe ko ufite igiterane. Mu by'ukuri nibyo tugira ngo tukubaze, ese ni igiterane bwoko ki? Igiterane wateguye hano muri Kenya ni igiterane bwoko ki? Uko mubivuze niko bimeze. Mu by'ukuri kino cyumweru dufite igiterane ngira ngo cyatangurira uno munsi, kandi kizaba ari igiterane cy'ububyutse cyane tuganisha no muri bisanzwe byo kuramukanya mu ijambo, masengesho ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Urumva rero mu by'ukuri twakangurira abantu benshi bafite inyota baherukana kuba twabara mu cyumweru, kandi ibikoze bari bizabihe byiza bidasanzwe, kandi tuzagira umugisha w'Imana. Rero abakunzi bacu ndetse n'abakunzi ba Hope Church, ndatekereza ko abo bantu batazabura, bazafata iya mbere mu kuba muri icyo giterane. Ese umwihariko w'iki giterane niwe ngira ngo kubaze ni uwuhe? Umwihariko ntawe n'usanzwe, ni ugusenga no kumva ijambo ry'Imana no kuramukanya, kugira ngo nta kindi kidasanzwe n'icobere kizakorwa.
tukubajije n'aka kabazo ndatekereza ko uri umunyamurenge. Abanyamurenge tugize iyi minsi turi mu bibazo by'intambara zidashyira iwacu umurenge. Nza numva rimwe na rimwe ugenda ubikoraho, ese uyu munsi niki ushobora kubwira abanyamurenge bari ku isi ku bibazo tugenda duhura nabyo buri munsi by'intambara cyane cyane iwacu? mu by'ukuri kubivuze, ikibazo cy'ubwoko ni ikibazo kiri ku isonga cyane cyane ku banyamurenge bose aho bari, ndetse maze kweza na mpole cyane cyane ari hano Nairobi, ndetse n'iwacu respective nyine mu misozi y'umurenge. Gusa icyo navuga ni ibintu biri hafi bitatu. Icya mbere ni uko abanyamurenge bakomeza kuba umwe, bagasinyira ku mugozi umwe kuzageza batsinze urugamba. Icya kabiri ni ugukangurira abantu gutanga imisanzu. Iriya ntambara ni intambara twagabweho twiteguye, tugafasha bene wacu bari haruguru nyine, harimo abana, hari abapfakazi kugira ngo babashe kubaho. Ikindi cya nyuma no kurwanyira kure cyane umuntu uwo ari we wese ushobora gupfobya ibijyanye n'ubwoko, ni ukumwigisha, akamwigisha akamuba hafi kugira ngo bamugarure. Murakoze. Kamwe muri Amerika, igihugu cya mbere ku isi giteye imbere mu bintu byose, n'iki mukora cyane by'umwihariko kurusha ibindi bihugu bijyanye n'ubwoko bwacu? Bijyanye n'iki? Urabona, ndavuga ubwoko bwacu buri ruguru. Ese Amerika nk'amwe nk'igihugu cya mbere gikomeye ku isi, n'iki mubafasha? Okay. Buriya Amerika mu by'ukuri ntekereza ko wenda ifata umukingi munini cyane gufasha abantu bari iwacu ruguru. Icya mbere bijyanye n'imisanzu barakora hejuru. Ikindi hari n'ubuvugizi bakora cyane cyane. Urabona ko abantu batuye hariya hafi nyine y'ubuyobozi bukuru bwa Amerika, kugira ngo mugende kenshi bajyayo sometime mu myigaragambyo kugira nyine y'amahoro, kugira ngo babashe kuvuga ubwoko bwacu. Nibwira ko pourcentage nyinshi bazikora kugira ngo ubwoko wenda bworoherwe. Nanone dushaka no kugana ku musozo, reka tureke kuba barebare mu magambo, tube bagufi kubera ko urarushye, uvuye mu ndege. Ese urugenzi rw'indege rumeze gute basi? Urugendo rw'indege ruba rugoye cyane, kubera ko byahuranye ndi mu bihe by'amavoyaje menshi, ariko cyane cyane kubera ko bagenda bakonekita, nibyo bigora. Uva muri Amerika wenda aho mutuye bakakonekita n'iyindi state, wayivamo bakakonekita wenda n'ikindi gihugu ku rugero nka Qatar, Doha, iyo twanyuze. So habiretse bitangijwe wenda icyo twigereyeho, tugeze mu gitondo nka saa 5 wenda z'ijoro, ariko nyine impamvu za kudelayinga y'indege zitinda gatoya bigatuma dutinda. Ariko mu by'ukuri baruhije, ni amasaha menshi mu kirere, bawuteye n'ubwoba kubera ko amasaha menshi tutamara hejuru y'inyanja. Ese akabazo dushobora kwibaza, kubera iki bagenda babakonekita? Nta ndege ishobora kuva muri Amerika direct ngo yiture hano muri Kenya? Urazi system y'abazungu buriya bagita twitwa partnership, kurira hamwe, ntawabimenya bose barakorana. Niyo mpamvu wenda iza direct ntiyaboneka, ariko bagenda bakonekita gutyo kubera nyine inyungu zabo bose bakazisangira. Abanyamerika bagaheza Doha igahereza Kenya, so niko bigera buri gihe. Bishop, dusoza mu by'ukuri niki wifuza kubona hano muri Kenya? Wari ukumbuye nk'umuntu wahabaye, niki ukumbuye mu by'ukuri by'umwihariko? Muri Kenya dukunda ibintu byinshi. Cyane dukumbuye abantu, kubabona, kuganira nabo, gusengana. Ikindi dukumbuye Sukuma wiki. Mukumbuye Sukuma wiki? Birashahaba. Sukuma wiki muri Kenya dukeneye kwibona nayo iheruka. Ni ukuvuga ngo iriya mwagiye ntayo ihaba? Ntayo ihari, hari ibisa nayo ariko sizo. Bishop, reka tugushimire. Ndagira ngo ubwire abakunzi bacu b'Itongo TV ndetse na Hope TV 1, ese mu by'ukuri ni irihe jambo wowe ufite ku mutima ushobora kubabwira? Amagambo ni abiri. Reka mpere ku itorero Hope. Mu by'ukuri ngira ngo dusabe inshuti n'abavandimwe wenda badukurikirana no kuri mutandao,
bafite umwanya guhera uyu munsi mugoroba bazitubane n'ejo kugera ku cyumweru. Ndibwira ko tuzagira umugisha w'Imana kandi hari byinshi bizakemuka. Icyongeyeho nanone n'abakunzi ba Itongo TV ndagira ngo baze kwikurikirana kandi bajoyininge ndetse cyane cyane baze gukanda hahandi bakandire rwose bakande kabisa. Ngira ngo n'ubuntu birashobora gukanda nta kibazo kibiteye cyane rwose biba bishigikiye kandi nico kigizwe no misi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri turagushimiye ku mwanya uduhaye. Ndatekereza ko abakunzi bacu baraza gukurikira iki kiganiro. Komenti zanyu zirakenewe mu by'ukuri, tugushimire bivuye ku ndiba y'umutima. Murakoze.